ubwo ndagenda rero bahita jenoside biratangiye 94 ibirageze mpita nguma ahantu nari ncumbitse kwa mushiki wanjye abaragiye yari afite umugabo udahigwa aba barahunze sigara muri iyo nzu Imana irambwira ati ntuhunge nzabana nawe ati bareke bagende baragenda mugabo yakoraga mu banyakanada barabahungisha baragenda sigara aho ngaho rero Gikondo nabaga Gikondo habaye sibaniro ariko dore bafashe Gikondo nyirimo nta nuwandiye urwara icyakoze kuvuga ngo nawandiye urwara suko batankubise ariko se batagukubise umupanga ntibagukubite nta mpongano ntibagutera icyuma grenade bari gutera igapfuba ubwo urumva Imana hari icyo utakoze imigeri n'inshi se hari icyo bimbwiye barahatwitse abasirikare bakuru baravuze ngo abantu mwese muri mu mazu n'abari mu myobo n'abari mu maparafo mwese muvemwo hano hagiye kubera ibikorwa bya gisirikare kandi koko ibikorwa bya gisirikare byahise bitangira kugena ari mfite ubudahangarwa bukomeye cyane nzamuka rero mu mirambo bari kwica abantu Imana impereza indirimbo ya 84 mu Gakiza ivuga ngo mbese aho wamenye rya zina ryiza ry'umukiza wacu Yesu ngo riravugwa mu bantu bose ririmbwa mu bantu bose ngo amazina yose aribagirana ngo ariko izina rya Yesu ngo rizahora rimurika mu mwijima w'iyisi rifite imbaraga zo kuturinda no kudukiza muri uyu mwijima Imana irambwira ngo nubona ndi mazina je nibindi bitero bije ngo uzajya urimba iyo ndirimbo ngo nzabana nawe muri iyo ndirimbo nkaririmba intera hamwe zingose bakahita bavuga ngo turi kubita abantu turi kwica abantu ngo ariko Gasongo ngo ari kuririmba n'ukuri ngo Gasongo genda we ntitukwishe ngo uzagwa ku bandi intwaro z'Imana ntabwo ari nk'iz'abantu imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gufatamira ibitekerezwa mu mitima tugakubita hasi ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana nabaga ndi umuriro no mu kanwa kanjye hari umuriro ntwika hariho n'igihe nawe usohoraga mbishaka hari igihe nabonaga mbese bari nkahariye nkavuga ni izina rya Yesu nkawurekura ku buryo mbatwika mbese erega turi abantu bateye ubwoba mushatse mwana urekura nuko twanga kurekura umuriro ngo hatagira n'umuntu duhitana Bibiliya iravuga ngo mu gihe cyanyu cyo guhanura mu gihe cyanyu cyo kuvuga ubutumwa mu gihe cyanyu cyo gusenga nihagira umuntu ushaka kubica niko akwiriye gupfa we mbere urumva mwari muzi ubwo budahangarwa ko mu bufite noneho rero umusaderi nari narahaye umuceri navaga ku kazi ibiryo banekeye nkabimuha nkamuha na 200 yo kunywa igikoma nimbara naguranaga n'ibindi simbizi narangiza mukase yari yaramwirukanye arambwira nangije nkajya mbimuha bagiye kumbaga nk'ihene rero arabanyiba kandi nawe yarari mu nama yakozwe kuza kumbaga ariko ngo yibuka ukuntu namuhaga umuceri ngo mukase yamwirukanye ngo yibuka udufaranga namuhaga ngo yibuka ukuntu namubwirizaga ubutumwa ngo akanga kwihana aravuga ati nubwo nihanye nkaba ndi urwicanyi njye uriya mukozi w'Imana ndamurinda nta muntu uzamwica arandinda anjyana iwe aramisha ariko nyuma yuko amisha bari bamaze kunkubita banzahaje ariko nabo harimwe abapfuye banzira kubera ko banjyanye ku iseta ari nk'abantu nka 30 banjyana ku iseta banyambitse ubusa bakubita imigeri bajomba inkoni bakubita ibipfusi banyeguza ibindi ndagenda numva nanapfuye kwanza numvaga napfuye n'ubundi nkagenda mpfa numva ndi kujya mu ijuru
kubita nkumva ikirenge nkumva ndi hafi kuri kandagiramo, zamuza igiti nkumva ngeze kuri esikariye ya kabiri yo mu ijuru, kubita igipfunsi imirabyo nkabona irarabije, nkabona ntangiye kuribona, kubita urushyi mu maso nkabona ibintu by'umutuku n'icyatsi kibisi, imiriro y'ubwoko bwose. Bangeza aho banyicira rero barasigana, umwe titema undi titema undi tikubita undi tirasa, habura n'umwe utinyuka. Baravuga ati tugende tumushyire runaka agende kumwica. Cyari ntiramwe yitwaga Selemani ngo bayishyire ngo abayimbaga, yabagaga abagore batwite, mbese we nta mpuhwe yagiraga. Bamungeza iruhande rero afata inkota kugira ngo ambage, kugira ngo ayimanuriremo ukuboko guhera hejuru, bategereje ngo ko anyica nyine bangose. Arangije ahita mpirika ati genda uzagwa ku bandi. Ahita atangaza aravuga ati kandi dore kumwica biratunaniye, mumureke tuzarebe uko basaga. Nuko bandetse, cyakoze hakorwa inama yuko bari bunyice ninjoro. Umwe avamo ati jewe iyo nama yanyu mukoze yo kumureka sinyishyigikiye. Ahita afata gerenade arampamagara n'umujinya mwinshi, ari nka hariya ku birahure ngo ninze yayifunguye. Ndagenda mbwira Imana atakira ubugingo bwanjye, nzi yuko gerenade taraza. Arayirekura, igeze nkaho yayiteye ngo igende, iranga kugenda, iramuturikana, ihita imushwanyaguza. Iramushwanyaguza. Nige wazanye ikiringiti cyo kumujyana kwa muganga kugira ngo byibuze nzamubwiriza ubutumwa amenye ko gihe ntari mu bantu bapfa, ntari mu myanda nkuko yavuze ngo arakura umwanda muri quartier. Mwumvise imbaraga z'Imana zandinze? Murazumvise? Iyo Mana se si yanyu? None se uko yararejo n'uyu munsi si kwa kiri? None se ubwoba mufite n'ubwiki? Haleluya. Ubwoba mufite n'ubwiki? Mbabwiye ukuntu igabura, mbabwiye ukuntu yambika, mbabwiye ukuntu igurira abantu imodoka, mbabwiye ukuntu yubakira abantu amazu, mbabwiye ukuntu ishingira abantu, mbabwiye ukuntu abantu babyara bakarera bagakura. Umwana wanjye w'imfura ni umwenjeniyeri, yize ubwenjeniyeri, civil engineer. Ubwo muragira ngo umuntu ababwira Imana gute? Muragira ngo se tubizane by'ibiteoloji byinshi tubibarundeho? Mwasohotse mwifashe mu mifuka, mwatashe mbese mwimaringa mwigize ukuntu nk'abantu bisi bafite Imana, mugende gutya. Abantu bakajya bababaza ariko tuko tureba noneho mwirase mwarabagiranye mwishimye, ariko ubundi byatewe n'iki? Mubabwira ngo dufite Imana n'umwana n'umwuka wera. Reka kugenda wijimye wajingirije gutya, uzire kuba uri urwaye n'ibiheri, uzire kuba uri n'ukuntu usa n'ukuntu ugire noneho no kubunanutse noneho ugenda oya cya mu maso, dore amenyo yawe n'imyeru yarekure. Nicyo ahantu heza mufite, mu kanwa heza mufite, amenyo meza, kandi igihe cyanyu cyo guseka kirageze, igihe cyanyu cyo kunezerwa kirageze. Mukomeze muhishe amenyo. Erega mujye murara mwogeje amenyo, kuko hari igihe mu gitondo buzacya Imana yabasekeje. None se siko Bibiliya ivuga? Biravuga ngo hari igihe kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwaca ngo akabyuka avuza impundu. Rero mujye murara mwogeje amenyo, kuko mu gitondo kimwe umucyo uzabarasira, muzabyuka museka, muzabyuka munezerewe. Abantu babaza ati byagenze gute? Mubabwire ngo Umwami Imana yadutabaye, kuko Umwami Imana, cyangwa mubasomere yandi nabasomeye, kubwo umutima w'Umwami wacu niwe watumye umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Mubabwire ngo umuseke wadutambikiye. Haleluya.
erega umuseke uzagutambikira wikwigirira nabi. Humura ngo ufite imyaka myinshi, humura mu myaka myinshi hari abo umuseke watambikiye bararambagizwa bakora ubukwe. Humura ngo nuheruka ngo niwabyaye. Humura hari abo umuseke watambikiye bari ingumba bahana barabyara ngo naho kuba ufite. Humura natwe umuseke waradutambikiye twubaka amazu. Humura ndaguhumurije umuseke uzagutambikira. Ahubwo nawe witegure kubyuka urabagirana. Tegura kenda, tegura kambaro, gafure, kuko umuseke umucyo wawe uraje. Haleluya, haleluya. Nihutisha ngusoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri icyo gihe navugaga ubutumwa, muri iyo myaka nababwiye, nibwo niyemeje gukora ikintu kidakorwa n'abantu bose. Mera mu Giporoso negeranya imirambo y'abantu ntazi, imbwa zari ziri kurya, fatanya n'abanyumba 10, fatanya n'abandi bantu bari bafite umutima w'urukundo, dutangira kwegeranya imibiri y'abantu. Turayegeranya nka mu mibiri y'abantu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nafite n'icyo kurya. Imibiri tumaze kuyirangiza, tumaze kuyimara aho ngaho, imaze kwegeranywa, njya muri CHK mfatanya n'abantu bitwa abasamaritani. hari abantu bitwa abasamaritani bahaye sale yo gusengeramo no gusura abarwayi no gushingura abantu badafite gishingura no kubika imibiri neza, kuko imirambo yari yuzuye muri CHK. Abo bakozi babo barahembwaga, je fatanya nabo nahembwa, tukajya tubashingura mu cyubahiro hariya muri CHK. Hari igihe umuzungu wari ubayoboye yagize agahinda, arandeba arampamagara ampereza amafaranga, ntari bubabwire umubare wayo. Ampereza amafaranga, yavugaga mu Cyongereza, nta Kinyarwanda yavugaga, nta Cyongereza narinzi, ariko Icyongereza cy'amafaranga nta muntu ukiyoberwa. N'umuntu uguhamagaye akureba neza ngo akugirire neza, ntabwo ijisho ryiza, ntabwo uriyoberwa. Ndagenda ampereza amafaranga, yambereye umugisha wo kubona icyo kurya muri iyo minsi. Gutega sinategaga, kugenda n'amaguru niyo modoka Imana yari yarampaye. Nagenze n'amaguru imyaka nka 15. Ko nigeze kuva hano njya Nyabikenke Ijurwe, aho bita Ijurwe Nyabikenke, nzamuka ndiza n'amaguru njya kuvuga ubutumwa ndi kumwe n'umuntu witwa Kazura Jiri. Tugerayo amaguru yabyimbye tutabasha kugenda, baradukanda. Rero ntabwo ari ibyo ngibyo navugaga, ariko umutima wanjye waranezerewe. Muri CHK rero nahakoze imyaka 5. Nahabaye imyaka 5 amanywa nijoro, nsengera abarwayi, mbuhagira, mbahugura, mbaganiriza, mbegura, mbarwaza. No muri Zayire aho bajyanaga imirambo muri morgue bahitaga muri Zayire, abazi CHK naho narahararaga. Rero hari ibintu abantu babatazi, ariko Imana yacu irabizi. N'itorero ntabwo ryabimenya, n'abantu ntibabimenya, ariko Imana irabizi. Izi ngororano zacu, izi ibyo twakoze, twakoreye Abanyarwanda, twakoreye abantu, twakoreye itorero, Imana irabizi. Kuko nageze mu rwego njya no guhingira abantu hano mu mujyi wa Kigali badafite abana, njya kuvomera abakozi b'Imana, mvomera abapastori, mbaterera amapasi, nkora imirimo. Ndavuga ni ndashaka gukora imirimo izamperekeza. Niyo myaka rero nitwaga umuyobe, abazi kuvuga, nitwaga umuyobe, nitwaga umusazi. Hari n'igihe bigeze kunkorera igare, barambwira ngo ningende vuga ngo ndi umusazi. Ndaryikorera hariya mu Giporoso, ngo vuga cyane kandi uvuga bukeya turagukubita. Ndavuga ndi umusazi, ni narasaze we, tivuga cyane, ni ukuri narasaze. Ngo nagera mu rusengero nkumva si ndi umusazi, nkarira. Imana ikambwira ngo mwana wanjye nakunezerewe, nzakugirira neza, nzaguhoza amarira. Imana yampojeje amarira. Ntabwo ndi umumarayika,
ariko ni ukuri iby'Imana yankoreye ndabishimiye. Haleluya, haleluya. Mubyuka rero murabagirane, nanjye nararabagiranye. Abantu bakomerekeye hehe? Abantu abanyarwanda bakomerekejwe n'amateka y'ibyabaye mu Rwanda. Nta mwanya mfite wo kubabwira amateka twanyuzemo guhera mu wa mbere wa primeri kugeza mu myaka yo hejuru. Nazamutse nkura banjomba amahwa mu Gifaransa bambwira ngo sapike, ngo no sano pike pa, cyangwa ngo sapike ari ihwa ry'umuko bari kunjomba. Kandi barijombaga bazi ko bari kuri jomba umututsi. Bakamagurutsa, bakamponda inkonji, bakanjomba inkoni, ngataha nasiritse nababaye. Ibyakurikiye uwo mubabaro n'ubwo busirike n'ubwo burakari nzabibabwira ikindi gihe, kuko nanjye nagerageje maze kuba gasore, nanjye nagerageje kwirwanaho, ariko bipfa ubusa. Ntacyo nari gukora kuri bariya bantu. Haleluya, haleluya. Ahandi hantu dukome, abantu barakomeretse kugeza igihe utangira mu wa mbere ubu wa mbere ukageza mu wa gatandatu ubu wa nyuma, atari ubuswa, ari kubera kugutoromatiza. Wanatsinda bakaza bakahita bahicaza undi ntujye ku ishuri kandi watsinze. Ubu se turiho twitwa ngo nitwize, nibatangiye no kudukura no mu nsengero, batangiye no kudukura no mu buyobozi ngo nitwize. Wagize ngo se kuba tutarize, wagize ngo nitwebwe. None se urashaka kuvuga yuko ko umuntu atarize bagera naho atangiye nawe kuvuga Imana bakavuga ati cara, kandi atari uko atazi kuyivuga, ari icyo gipapuro, wagize ngo cyo si ikindi gikomere? Ariko kubera ko twiyubatse kandi n'Imana yatwiyubatse, icyo umuntu wese yadukoresha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kugira ngo leta yacu itagibwaho igitutsi, twagikora dutuje, tubanye n'abantu bose amahoro. Ariko amateka yacu yaratwicariye, yaratwishe. Rero igihe kirageze kugira ngo mubwire abantu muhora ngo nimukomere. Mukomere. Muri Yesaya 41 ndibwira niho havuga ngo umuntu wese, murongo wa 6, umuntu wese yatabaye umuturanyi we ngo akabwira mugenzi we ngo komera. Mujye mukomezanya bene data. Yesu nashimwe. Haleluya. Ahandi hantu abantu bakomerekeye, abantu bakomerekejwe n'abandi bantu. Abantu nibo bakomeretsanya. Reka kugenda ukomeretsa abantu. Hari umuntu afunguwe arangije igihano, ahura n'undi mwana w'umukobwa warokotse, arangiza aramubwira ati wambonye, urabona ko mfunguwe? Tubu turaje, turafunguwe. Akajya amubwira, umwana arahungabana ati turafunguwe. Gusa ibyo baba we, abantu barakomeretsanya. Murabyumva bene da? Abantu barakomeretsanya. Wikomeretsa abantu, ahubwo babwira iryiza uko ubonye uburyo. Babwira iryiza, sibyo? Umuntu we kuvuga ngo dore ukuntu ngo kareshya ngo nk'ibiti byo muri Nyungwe, cyangwa ngo wagira ngo nishiga, ngo wagira ngo nishiga ry'inyuma, ngubwo ngo ni mugufiya, ngo wagira ngo nishiga uramukomerekeje. Uramukomerekeje, ugasanga umuntu neza akubwiye ibintu bikuriho, ngo neza akagukomeretsa ngo ufite ngo amazuru ngo ameze nk'urukundo rw'Imana, ngo magari ngo manini. Urumva bese abantu bafite n'ibiti byo mu ishyamba ngo rya Nyungwe. Ubwo ni umuremure n'iki byose. Nimureke gukomeretsa abantu, mwige kubana n'abantu bose amahoro. Bwana sifiwe sana. Abantu barakomeretsa
barakomeretsanya ntabwo muri kubona ibitaragite biri kwandikwa bijugunya bari kujugunya mu ngo z'abantu ibipapuro byo gukomeretsa bandika ati tuzabica bagatinyuka rega n'umukuru w'igihugu kumutuka bagatinyuka no gutuka abayobozi babo abantu ariko babikora bazi ko batazamenyekana bakamenyekana nimwumva abantu bari gusanga abakecuru mu ngo bagahita babatemeraho biryamiye mu rucaca none se buri abana babo ntibasigara bakomeretse twebwe rero abakozi b'Imana nimureke tuvuga ubutumwa n'imbaraga nyinshi kandi insengero nibazifunga zose tuzasara tuvugire mu masoko no hanze batwice mbese tuzavuga ibisazi bizaza tuvuge n'ubundi twahoze tuvuga n'ubundi biteye ubwoba ariko nta nubwo bazifunga nizimara kuzuza ibisabwa zose bazazifungura nkuko izi zifunguye. Haleluya haleluya. Abantu bikomeretsanya abantu bahumurizanya. Ikindi abandi bantu bakomeretsanya ngo bakomerekejwe abantu bakomerekejwe na Satani. Satani muri iki gihe niyo umuvuze abantu bashobora no kugukubita. Uzi ko abantu bageze mu rwego rwo kuvugira shitani. Mwibashira shitani. Mbese shitani yabaye akana keza ku buryo dusigaye tumuvuga dufite ubwoba. Nga shitani nagiye kuvuga ubutumwa Inyaruteja hariya aho bita Igikore hari umuntu ukomeye aho ngaho ukomeye ariko ukomeye witwa shitani ari ryo bamuhamagara ari ryo yitaba. Nanjye ngenda ni kumwe n'abandi bakozi b'Imana dufite teme ivuga ngo twaje gusenyera shitani muri 97. Ye baba we yatuvanyeho twari turi gukorera igiterane arahatuvana aratujyana mu gishanga mu bishokora atubwira ngo mukorere igiterane hano kandi umuntu wongera kuvuga shitani nabi arambona. Turongera tuvuga shitani nanone nabi aza noneho kudukubita ariko mu gihe ari kuza itarwara indwara atararwara kuva yavuka bamutwara mu maboko. Muri kubyumva yasanze ndi kuvuga ubutumwa mfite ubudahangarwa arwara indwara twaramubabariye ntiyapfa ariko yarwaye indwara mu masegonda. Ubwo igiterane kirangiye adutumaho abantu bamurinda ati mugende mubwire abantu bavuye i Kigali banzanira ibinini baze no kunsengera ngiye gupfa. Turagenda tuzi ko bagiye kudukubita twitoramwe abantu batatu batazatinya guhamya Yesu. Tujyayo turinjira turongera twinjira ahandi aho twinjiye hitwa muri Arsenal. Mwebwe ntimuhazi muzi nicyo bivuga muzi ko ari ikipe gusa. Turinjira aratubwira ati nimuhumure nta kintu mbatwara nimuze mu nsengere nimari nuwazanye ibinini by'umutwe ame ndumva umutwe ugiye gusaduka. Twahoranaga ibinini by'umutwe uretse ubu ngubu Imana yanyejeje umutwe turabimuha arangije turamusengera arangije baraduherekeza baravuga ngo muvuge ubutumwa hose uzabakoraho muzambwira. Aho batwirukanye bahubatse urusengero ari mu bantu batanze inkunga yo kubaka urwo rusengero. Ubu yarakijijwe n'umuvuga butumwa. Muhereze Imana icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire dufite Imana nubwo Satani yatera abantu ubwoba nubwo yagira gute ariko dufite Imana imurusha imbaraga. Hanyuma ikindi rero umuntu wa mbere wakomora ibikomere akakubyutsa ukarabagirana ni Yesu. Yesu niwe watsindiye isoko ryo komora ibikomere. Niwe nabibasomeye muri Yesaya 61. Niwe watsindiye isoko. Imvune z'umutima cyangwa ibikomere by'umutima ngo ni ibintu umuntu acamwo cyangwa bimubaho ngo birenze umutima we birenze ubwenge bwe. Nizo mvune z'umutima nibyo bikomere by'umutima. Rero izo mvune nibyo bikomere nta massage
nta masaje yabyo ibaho, nta bwungo bwabyo bubaho, nta bande cya gitambaro bahambira gihambira umutima nta kibaho, nta sima bashyira ku mutima nta ubaho. Uwatsindiye isoko, ufite amavuta yo komora ibikomere ni Yesu. Ndumva nababwira ngo mumukomere mu mashyi. Kwibuke tugira gute? Kwiyubaka. Ni wowe ugomba kwiyubaka. Abantu nibatakubaka ibyo ni akazi kabo. Wowe n'Imana murahagije, wowe n'igihugu murahagije. Iyubake wowe, iyubake. Gendera kuri iryo jambo umukuru w'igihugu ajya atubwira ngo twibake. Nawe wiyubake, wiyubake. Kwiyubaka kwa mbere rero kw'abantu b'Imana b'Abanyarwanda, kwiyubaka kwa mbere ni ukudaheranwa n'ibyakubayeho, ukababarira, ukanababarira, ukababarira n'ababikoze. Kuko iyo ubabariye uba wiyubatse. Iyo ubabariye imbabazi uba wiyubatse. Ariko iyo utababariye uba utaragera ku rwego rwo numvise umuntu muri iyi minsi ubuyobozi buherutse guha umudari, baherutse guha igikombe cyuko yababariye ku rwego rwo hejuru. Mwaramwumvise namwe? Numvise umuntu bahaye umudari wababariye. Nimureke tubabarire kugeza ku rwego duhabwa imidari, duhabwa amashimwe. Haleluya! Nubwo mu ijuru bo iyacirate, ariko no mu isi nabo babimenye ko twababariye. Jewe nagiye muri gereza iwacu ku Gikongoro, njyayo kubabarira, njyanye amakote n'amapantaro n'amasogi. Nagezeyo n'imyenda nagiye nambaye nsigarana nk'iyi shati n'ipantaro n'inkweto nza ntambaye n'amasogisi yazo, nayo ndayatanga byose kandi mbiha abiwacu nzi, abiwacu ku musozi bishi wacu inzi, abari bo mbiha. Kandi ndabasengera ndababwira ni kandi nzagaruka hano mwaratashye cyangwa se nzagaruka twahuriye iwacu ngiye gutanga ubuhamya, ngiye kwigira. Ubu nibwo nzajya kwibuka uyu mwaka. Namenye yuko mama n'abandi bantu bababonye bari hariya ikarama. Ni wowe rero ugomba kwiyomora. Reka gutinda kuba ataragusuye, reka gutinda kuba atarakomoye, reka gutinda kuri abo ngabo, ahubwo wowe iyomore. Koko uzi ko hari ibisimba bizi kwiyomora bikirwanaho, bikiyuburura, bikiyomora neza nubwo byaba byakomeretse bikikiza, biturusha ubwenge. Mwebwe mwakwirwanyaho. Ubundi se sindi no kubomora jewe, sindi kubakomeza? Ntiduhari se? Ntabwo muri mwenyine, turahari. Amen. Umuntu wa gatatu utwomora cyangwa watwomoye cyangwa wadukomeje cyangwa utuma tubyuka tukarabagirana ni ubuyobozi bwacu bwa leta buyobowe na nyakubahwa Paul Kagame. Ntabwo n'ubwa mbere sinkunda gupfa kumuvuga uko niboneye, ariko muri uyu mwaka nzamuvuga ningera kuri iri jambo nzajya muvuga. Muri kubyumva? Nawe yaratwomoye, atubuza kwihorera, atubuza kwica abantu, kugeza igihe abantu bari batangiye kurakara ngo bihorere. Arangije mwumvise disikuru imwe yavuze ngo abwira abana, abuza abana kwihorera. Uribwira ngo bari abana se? Bari abana cyangwa wagira ngo ni inkoni z'inyakinyaga bari bafite se, cyangwa zo mu Mutara? Ariko yarababwiye ngo atansiyo, mwikwihorera, mwikwica abantu, nimubabarire. Niwe wavuze ubutumwa bwa mbere bwo kubabarira. Natwe turatinyuka ati ubwo na perezida atanze imbabazi akabavuza ubutumwa bwo kubabarira, natwe abavuga butumwa twumva dufite gishigikira, turavuga ati mubabarire. Uwa kabiri wabivuze ni Meshaki wabivuze. Uwa gatatu ni jewe. Nawe nushaka uzaba uwa gatatu cyangwa uwa kane, ariko abo ngabo barabivuze, bavuze imbabazi, baranababariye. Haleluya.
rero ubuyobozi bwacu nibwo buri kutubwira ngo nitwibuke twiyubaka kandi ngo nidukomere. Bubakiye abantu, yewe mperutse kujya kwivuza umusonga, nyura mu byuma by'ubwoko bwose, nkabaza amafaranga ntanga ati nta n'atanu. Muragira ngo umuntu bamwomore gute? Bamwomore gute? Ntabwo banyomoye. Nuko muri iyo myaka 10 n'ingahe nari ndi kwirukanka mvuga ubutumwa mba naragiye kwiga. None rotapase no vendra jamais. Ndashaje imyaka 50 na hafi n'8, abana banje nibige rwose bazajya banyigisha. Nubundi iyo ngiye kwigisha nigisha mu cyongereza banyigishije. Ndababwira ni muze mumbwirira ijambo ko ritegurwa mu cyongereza, tukaritegura bakanyigisha nkaryigisha nzi cyo bivuga mu cyongereza. None sinayatanze iyerika na Moeti Rwanda. Hariya se harakitwa Mauti Kenya, ni Mauti Kigali. Sinayatanzeyo. None ni cyongereza kandi nacyo tuzakivuga. I want to speak in English. Yes. Rero ubuyobozi bwacu ntabwo bwaratwomoye kandi butarobanuye abantu ku butoni, bwomoye abantu bose burabomora, keretse indashima nizo zinyangabiraba utamenya aho ziri zidashima, ariko ubuyobozi bwacu bwaratwomoye. Hanyuma rero soza, ikindi kizatuma turabagirana rero n'ubuzima twiyaturaho. Mwiyatureho ubuzima, mureke kwiyatura ngo nzapfa. Dufite ijambo ry'Imana ridushyigikira, ryaduhaye ibyo tugomba kwiyaturaho. Bwira umutima wawe ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo nekerereze abantu imirimo y'Imana. Bwira umutima wawe ngo sinzapfa. Shitani nakubwira ngo uzapfa, umubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kugira ngo baruhuke imihati yabo. Wanjyana umubwira ati urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka n'urw'igiciro. Mbese nawe ujye ugenda umujomesha ye kugutera ubwoba ngo uzapfa, ngo urwaye kanseri, ngo urwaye sida, ngo urwaye ibiki n'ibiki, ngo urwaye ngo indwara ngo ya negatifu. Mubwire ati sinzapfa nzarama. Mbese mwiyubake, mwiyaturaho ibintu byiza, mumere nka Dawidi. Murabyumva? Muvuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Mujye mugenda mubivuga ati umwami Imana azantabara, nicyo gituma natinya. Mwiyaturaho ibintu bikomeye cyane. Muvuga ati siko bizaba gutegereza, ntawe uzava mu masezerano. Mbese mubyiyatureho, mujye mugenda mwiyaturaho ibintu bikomeye. Muvuga ati urakomeye, komera, ugende uvuga turakomeye, uzaba umuntu ukomeye, uzagera ku bintu bikomeye. Mugende mwiyaturaho, n'abana banyu mubaturaho ibyiza, n'umuryango wanyu, n'u Rwanda rwanyu, n'itorero, twiga kwatura ibintu byiza, niko kurabagirana. Hanyuma impamvu rero tuzarabagirana nuko impamvu tutarabagirana ngo nuko twiringira abantu, twe kwiringira abana b'abantu, ahubwo ngo twiringire ijambo ry'Imana, tuyoborwe n'ijambo ry'Imana, twiringire Imana, dusenge twizeye Imana. Icyanyuma ndashoje. Tuyise ndashoje. Ndanabona se bunkuye muri net wagira ngo naba mbabona. Nta numwe naba bari imbere simba mbabona. Niyo ngiye kuryama mba nziryamanye kugeza igihe nsinzira, nziraza iruhande rw'umusego, kuko sinajya kuri toilette ngo nyibone. Ntabwo mba mbona. Kandi ni shitani wanyangije, kuko najyaga mfata urutoki nkarushyira mu jisho ngo kugira ngo ijisho ritukure, ngo abantu babone amaso yanjye yatukuye, ngo bantinye, ngo ndi umurakari. Ubwo ni ubundi buhamya. Imitsi rero nige wayiciriye, uwiyishe ntaririrwa.
wishe ntarirwe. Ikindi kintu rero cya nyuma gituma turabagirana ngo ni inshingano Yesu yadusigiye, ni ukuzuza inshingano zacu. Buri muntu wese ngo niyuzuza inshingano ze, ngo mugenzi uri imbere ye azarabagirana. Muri kubyumva? No twese nitwuzuza inshingano, abayobozi bakuzuza inshingano, abakristo bakuzuza inshingano, abaturage bakuzuza inshingano, ab'igihugu n'ab'itorero tukuzuza inshingano, cyane cyane itorero, ngo u Rwanda rwose ruzarabagirana. Mwabyumvise? Inshingano ya mbere Yesu yaduhaye ni urukundo. Ngo nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Inshingano ya mbere, itegeko rya mbere Imana yatanze ni urukundo. Ijambo ry'Imana avuga ngo mukunde Imana n'umutima wanyu n'ubwenge bwanyu n'ubugingo bwanyu n'imbaraga zanyu zose. Ngo n'irya kabiri niri ngo mukunde mugenzi wanyu nk'uko mwikunda. Nje mpagaze mu modoka kuva mu mujyi, imbere yanjye hari hicaye utwana dutatu dufite nk'imyaka nka 17 cyangwa 5. Urumva mfite Bibiliya na agenda, nambaye karuvati, nambaye ikote. Muri kubyumva? Ndakuze barabibona. Ntabwo nigeze mbasaba ngo nimumpagurukire. Namurebaga ariko akareba hirya, bese akareba hasi, nkabareba nkavuga ntari ku isi yarashize. Mwabasore mwe uyu munsi mwumvise ubutumwa bwiza, mujye muhagurukira abantu b'abakecuru n'abasaza. Muri kubyumva? Ndahagarara, turi hafi kugera i Kanombe. Sinzi ukuntu havuyemo umuntu, nakandi gahunguka kajya kwicara. Ndavuga ni noneho ni wapi, sinceceka. Nta soni bituma mbabwira bose, abana b'iki gihe mwabaye muti? Murabona abantu b'abasaza n'abakecuru twaje duhagaze n'akanya kabonetse, twanze guhagurutsa bifatiye umwanya mbere, namwe mutanguranwe ngo rega kahita kansubiza. Ubwo murumva mwabana mwe muri gukura mute ko atari uko twakuze nubwo twarabapagani? Koko herega n'abakristo ugasanga nabo babaye abadebande. Mwitoro ugasanga nk'umusaza nk'uyu ngo akabona ngo vipiviye, ngo komaviye, ngo pasteri mwana, ngo komera, ngo pasteri. Yesu we, mukaduha amacesi, mukaduha ibifunga, nta kutwubaha, nta kubona ko turi abasaza, nta kubona ko turi abakozi b'Imana, ntiwamenya abantu wababyaye. Jewe ntabwo mbyumva. Sametone Chorogerete, mwabyumvise? Inshingano zanyu, nimba uri umusore menya inshingano z'umusore, z'inkumi. Ba mu nshingano zawe, ubaha ababyeyi, ubaha abayobozi, ubaha igihugu, iyubahe. Ba mu nshingano zawe, igihugu kizarabagirana, nawe uzarabagirana. Inshingano rero yacu twebwe abakristo iravuga ngo ni ukuba umunyu w'isi. Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzaba umaze iki? Uhura n'umuntu wakayutse, wabishye, washaririwe, wabaye mubi, nawe ugashaka kusharira. Oya, wowe ibuka kuri umunyu, akurigate byibuze akubonjeho, akumveho, akuboneho. Yo mbese ataha aryohewe, umubwire ati Yesu aragukunda. Biragutwara iki? Mugirire neza. We ntagira neza ko byibuze abona umuntu umugirira neza. Muri umunyu w'isi rero, isi irabishye, irashaririwe, ifite ibintu byayirakaje, byayibihiye. Ariko twebwe itorero, twebwe abantu b'Imana, turi umunyu w'isi. Kabiri, indi nshingano ni ukuba umucyo w'isi. Turi umucyo w'isi. Umudugudu wubatse ku mpinga z'umusozi ngo ntabwo tubasha kwihisha. Mwikwihisha mu nabi, ahubwo nimwihishe mu neza. Mugirire abantu neza, mufashe abantu, mwitange.
muri umuco w'isi, mumurike, mwere imbuto, mubane n'abantu bose amahoro, umucyo wanyu ubonekera abantu bose. Ikindi cya gatatu ngo ni ukuba impumuro nziza. Icya kane ni ukuba urwandiko. Ibyo byose rero, impumuro, umunyu, urwandiko, umucyo, ni inshingano tugomba kuzuza kugira ngo abantu tubabere akagarura rumuri. Murabyumva? Abantu nibatubona barabagirane, banezerwe, bumve ko bari kumwe n'abantu beza. Bene data, ndagira ngo dusenge Imana. Ni ubutumwa maze iminsi nsengera ntegura, nsaba Imana imbaraga kugira ngo nshobore kubabwira. Namenye ko nzaza hano hashize igihe kinini, mbimenye ko nzaza hano. Ntabwo ari ibintu byantunguye, ntabwo babintunguje, baranteguje kugira ngo mbasengere. Kandi mu byo nasenze n'ibiryo nabiretsemo kugira ngo byibuze ijambo rizabagirira umumaro. Ndagira ngo nsengere rero umuntu wakomeretse. Dufite amavuta yo komora. Umuntu wumva afite igikomere, cyaba icyo yatewe na Satani, cyaba icyo yatewe n'abantu, cyaba icyo yiteye, igikomere aho cyavuye aho ariho hose, cyaba icyo watewe n'abavandimwe, cyaba icyo watewe n'umugabo wawe cyangwa umwana wawe. Ibikomere biratandukanye, ariko uyu munsi wa none Imana iravura abantu ibikomere. Haguruka ngusengere, kandi ntube nk'inuma y'injiji ngo wumve ko guhaguruka ari uguhemuka. Oya, nigeze kumara igihe nigisha iri jambo ryitwa kubabarira, nahuyemo n'ibintu bikomeye cyane. Hari umuntu nagezeho kandi umuyobozi, sanga afite igikomere kitakomorwa n'undi muntu wari wese. Mugabo yamutwaye umwana afite nk'imyaka 5, ari we bari babyaranye wenyine, bakire abantu babageni. Aramumutwara mujyana i Burayi, aramusiga wenyine, abana n'icyo gikomere. Yakize umunsi natanze ubuhamya, umunsi nigishije imbabazi, nibwo yavugije induru mu bantu, avuze induru uti ngwino usengere. Ndamusengera arakira. Hari undi narindi kwigisha, navuze induru, we yanga kubabarira, avuga ati nawe mbabariye sinzababarira we. Araza ngo mu gatuza, ahita yambura iribaya, ahita anyereka aho bateye icyuma, ahantu bamubaze. Ati abana banjye barabamaze, none uri kuvuga ngo mbababarire, nabo nzababarira. Nimba nawe uri hano, haguruka, byibuze uhaguruka uvuge gutyo, ariko ngusengere. Nta kibazo, nushaka uzungwe mu gatuza. Nibyo koko warakomeretse, warababaye, barakubabaje, ariko hari imbaraga z'Imana zikubohora, zigukiza. Abandi bakomerekejwe n'abana babo, bakomerekejwe n'ababyeyi babo, barakomereka. Ariko nagira ngo nkubwire, uhaguruke uyu munsi wa none, niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima, Imana ikomore. Rambura ikiganza cyawe, mwambure cyane. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke tubasengera Imana. Ntabwo ari jyewe, Yesu arahari. Niwe watsindiye isoko ryo kubomora, niwe watsindiye isoko ryo kubakiza, ryo kubatabara. Haguruka nawe, urabizi ukuntu umutima wawe uremereye. Haguruka, urabizi ukuntu umutima wawe ukomeretse, ukuntu umutima wawe urwaye. Haguruka, urabizi nawe ni akantu gatoya, ariko nubwo kaba kangana n'urushinge, karakubabaje, karakujomba, ukarara udasinziriye, cyangwa ukirirwa ibiryo byarakunaniye, urananirwa no gukaraba no kujya ku kazi, hari igihe bikunanira. Haguruka, Imana iguha imbaraga. Haguruka. Stand up niko bavuga mu Cyongereza. Yenda ntiwumva ikinyarwanda. Stand up. Dobu. Simama. Haguruka rega. Erega haguruka, Imana irakuzi. None se wagize ngo wowe wakomeretse umuntu, wowe ntukomereke.
nimba nawe uri mu bantu bakomerekeje abantu, nawe haguruka. Wowe ni shitani wagukoresheje, nawe uhaguruke usaba Imana imbabazi. Kuba warakomerekeje abantu uri intwari. Abo bantu bankomerekeje se wagize ngo mvuza abahe? Ko nta n'utema ishami ry'igiti aryicayeho, ko nanabavuze ko ko nanjye nafashe amasengesho y'ubutayu, ayo kwiyiriza ubusa, ay'ubuvumo, ndi gusaba imbaraga zo kubabarira abo mbona imbere yanjye, kugira ngo mbashe kuvuga ubutumwa ntafite ikimwaro imbere y'Imana. Haguruka rero tugusengera Imana. Bakozi b'Imana muhaguruke dusengera abantu b'Imana. Ntibasinzira, ibiryo ntibibaryohera, akazi karabananiye, kubaka ingo byarabananiye, birirwa bimyoza, birirwa bivugisha, ntibasinzira. None ubwo uko ibyo bintu uko bikuriho, twahamagara abantu ngo tugusengere ukanga, uragira ngo uzakizwe n'iki? Nta sengesho ry'umuteja. Iri sengesho ryaje muri ubu buryo, muri iri jambo, riba rifite imbaraga zishorewe n'Imana. Ntabwo ari imbaraga zanjye, ni imbaraga za Yesu. Uwatsindiye isoko ryo kukomora ari hano, ari hano. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nagushimiye muri aka kanya, nagushimiye ineza yawe, nagushimiye imbabazi zawe, nagushimiye urukundo rwawe, nagushimiye ubuntu bwawe. Ibiganza byawe barabitobaguye kugira ngo udukize, urubavu rwawe barutobaye havamwe amaraso n'amazi kugira ngo womore abantu. Umubiri wawe bawuciyemo uruhavu, umubiri wawe barawucukuye, wahuye n'imibabaro myinshi. Niko ijambo ryawe rivuga ngo ubwo wababajwe uburyo bwose, ngo ubasha no gutabara abageragezwa bose, abarira bose, abakomeretse bose, abafite intimba, abafite umubabaro, basha kubatabara. Ababuze ababyeyi, ababuze abana, ababuze abatware, ababuze abadamu, ababuze abavandimwe, ababuze bene se, abahuye n'ibikomere bikomeye, ubasha kubatabara, ubasha kubagirira neza. Uri hano Mwami, wahuye n'imibabaro y'uburyo butandukanye. Igorogota ku musaraba baragushinyaguriye, barakubambye, baragututse, bakwambitse ubusa, barakubaze, baragushwanyaguje, abigishwa baraguhanye, baragusize. Imana yaguteye umugongo, wahuye n'imibabaro y'inshuti, wahuye n'imibabaro y'umusaraba kugira ngo uzadukize. Urakoze Mana, kiza aba bantu, bagirire neza Mana. Reba amarira yabo, reba amarira y'umutima wabo, reba amarira yatungutse inyuma. Mwami Yesu Kristo, umva ijwi ry'umuborogo wabo, umva ijwi ryo gutaka kwabo, bagirire neza, ubatabare. Urakoze Mwami, ndagushimye icyo ukoreye umugabo, icyo ukoreye umudamu, icyo ukoreye umukobwa, icyo ukoreye umusore, icyo ukoreye umushyitsi, icyo ukoreye umukozi wawe. Ndagushimye Mwami, genda mu mitima yabo, baga ibi bibyimba, imitima nibe mizima, imitima nikire. Omora, omora, pfuka izi nguma, hembura iyi mitima mu izina rya Yesu. Mitima y'Abanyarwanda, mitima y'Abakristo, mitima y'abanyetorero, hembura, girira neza abantu bawe. Urakoze Mwami, ndagushimiye ineza yawe, urukundo rwawe, icyubahiro kibi cyawe, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.